Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye ab'Ikorinto igice cya 10. Njyewe Pawulo ubwanjye ndabinginga kubw'ubugwaneza n'ineza bya Kristo, ninjye woroheje muri mwe imbere yanyu, ariko iyo ntari kumwe namwe ndabatinyuka. Nuko ndabahendahenda kugira ngo ninzi wanyu ne kuzahatirwa gutinyuka nkuko binkwiriye gutinyuka abantu bamwe bibwira ko tugenda dukurikiza kamere y'abantu. Nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyire hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufatamira ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo, kandi twiteguye guhora kutumvira kose ubwo kumvira kwanyu kuzasohora. Ibiri imbere yanyu nibyo mureba. Niba hari umuntu wiringiye ko ari uwa Kristo, yibwire nibi yuko uko ari uwa Kristo ariko natwe turi. Kuko nubwo nkabya kwirata ubutware bwacu, umwami wacu yaduhereye kugira ngo tububake tutabasenya, sinzakorwa n'isoni ne gutekerezwa ko meze nk'ubateza ubwoba inzandiko zanjye, kuko bavuga bati inzandiko ze zivugisha ubutware, zivuga ihanjagari, ariko iyo ari aho agira igisuzuguriro, kandi amagambo ye nayo guhinyurwa. Uvuga ibisa bityo yibwira ibi, yuko uko tumeze ku magambo yo mu nzandiko tudahari, ariko tumeze no ku byo dukora duhari. Kuko tudatinyuka kwibarana cyangwa kwigereranya na bamwe biyogeza ubwabo, biringaniza ubwabo, kandi bigereranya ubwabo nta bwenge bagira. Naho twe ntitwirata kurenza urugero, ahubwo dutekereza urugero rwacu ko ruhwanye n'ingabano z'aho Imana yatugereye ngo tugere no kuri mwe. Ntidusingira kurenga ingabano zacu ngo tumere nk'abatageze kuri mwe, ko twageze no kuri mwe koko tuzanye ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ntitwirata kurenza urugero, ntitwirata n'ibyo abandi bakoze, ahubwo twiringiye yuko kwizera kwanyu nigukura tuzashyirwa hejuru ku bwanyu. Ku byo twagerewe ngo twagurirwe kuvuga ubutumwa bwiza mu bihugu biri hirya yanyu, si ukugira ngo twirate ibyo dusanze byiteguwe byagenewe undi, ahubwo uwirata niyirata Uwiteka, kuko uwiyogeza atari ushimwa, keretse umwami wacu yogeza ni ushimwa. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye ab'Ikorinto igice cya 11. Icyampa mukanyihanganiraho hato ku bupfu bwanjye, nyamuneka munyihanganire, kuko mbafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'Imana, kuko nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo, ngo mubashyingire mumeze nk'umwari utunganye. Ariko ndatinya yuko nk'uko yanzuka yohesheje Eva uburyarya bwayo, ko ari nako intekerezo zanyu zayobwa, mukareka gutungana no kubonera bya Kristo. Kuko iyo haje umuntu ubabwira Yesu wundi tutababwiye, mukakira undi mwuka mutakiriye mbere, cyangwa ubundi butumwa mutamenye, mumwihanganira mubikunze. Ariko njye ko mutanyihanganira, kandi nibwira yuko izo ntumwa zikomeye cyane zitandusha na hato. Nubwo ndi umuswa mu magambo, sindi umuswa mu bwenge, kandi ibyo twabiberekeye muri byose imbere ya bose. Mbese ye nakoze icyaha ubwo nicishije bugufi ngo mushyirwe hejuru, babwiriza ubutumwa bwiza bw'Imana ku buntu? Nanyaze yandi matorero mbaka ibihembo kugira ngo mbone uko ngaburira mwebwe iby'Imana. Kandi ubwo nari kumwe namwe ngakena, sinageze uwo mbera ikirushya, kuko bene data bavuye Makedoniya bankenuye. Muri byose nirindaga kutabaremerera, kandi nanone nzakomeza kubyirinda. Ni ukuri kwa Kristo kuri muri njye, ntawe uzambuza kwirata ntyo mu mahugu yo muri Akaya. Kuki? Nuko mweho ntabakunda biza Imana. Ariko ibyo nkora nzakomereza kubikora kugira ngo nkuru urwitwazo ku bashaka impamvu yo guhamya ko bameze nkatwe mu byo birata. Bene abo ni intumwa z'ibinyoma, ni abakozi bariganya, bigira nk'intumwa za Kristo. Kandi ibyo si igitangaza, kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Nuko rero ubwo bimeze bityo, ntibyaba igitangaza kugira ngo abakozi be nabo bigire nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka. Iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Kandi ndavuga nti ntihakagire untekereza ko ndi umupfu, ariko rero niba muntekereza mutyo, munyemere nk'umupfu, kugira ngo nanjye mbone uko nirataho hato. Ibyo ngiye kuvuga simbivuga nk'aho ari ijambo ry'umwami wacu, ahubwo ndabivuga nk'ubwirizwa n'ubupfu. Niringiye yuko mfite impamvu yo kwirata. Ubwo benshi birata iby'umubiri, nanjye ndabyirata. Mwishimira kwihanganira abapfu, kuko ubwanyu muri abanyabwenge. Murihangana iyo umuntu abahinduye imbata, iyo abamize, iyo abafashe, iyo yishyize hejuru akabakubita inshyi. Ibyerekeye ibyo bigawa ni koko twabigizemo intege nke. Nyamara icyo undi wese ahangara gukora, ibi mbivuze nk'umupfu, nanjye nagihangara. Mbese abo si Abaheburayo? Nanjye si uko. Si Abisiraheli? Nanjye ni uko. Si urubyaro rwa Aburahamu? Nanjye ni uko.
si abakozi ba Kristo bagabura ibye? Noneho ndavuga nk'umusazi. Mbarusha mu mihati, mbarusha gushyirwa mu mazu y'imbohe, mbarusha cyane gukubitwa birenze urugero, kenshi nari mu kaga k'urupfu. Ibihe 5 abayuda bankubise inkoni 39, ibihe 3 nakubiswe inga, igihe kimwe natewe amabuye, ibihe 3 inkuge zaramenetse, naraye imuhengeri nirirwamo. Nari mu ngendo kenshi, mu kaga gatewe n'inzuzi, mu kaga gatewe n'abambuzi, mu kaga gatewe na bene wacu, mu kaga gatewe n'abapagani, mu kaga ko mu midugudu, mu kaga ko mu butayu, mu kaga ko mu nyanja, mu kaga gatewe na bene data b'ibinyoma, mu miruho n'imihati. Mba maso kenshi, ngira inzara n'inyota, nirirwa ubusa kenshi, nicwa n'imbeho, nambara ubusa. Ariko ne kuvuga ibindi, keretse ko hariho ukindemerera iminsi yose, ni uguhagarikira umutima amatorero yose. Ninde udakomeye ngo nanjye mbe udakomeye? Ninde ugushwa ngo nanjye ndeke kugurumana? Niba binkwiriye kwirata, nzajya nirata iby'intege nke zanjye. Imana y'Umwami Yesu ariyo na se ishimwe iteka ryose, izi ko ntabeshya. Ubwo nari ndi Damasiko, umutegeka w'umwami Areta yarindishije umudugudu w'Abanyadamasiko ngo mfate. Bancisha mu idirishya ryo mu nkike z'amabuye ndi mu gitebo, ndahunga muva mu maboko. Urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abikorinto igice cya 12. Nkwiriye kwirata nubwo bitagira umumaro. Reka mbabwire ibyo neretswe n'ibyo nahishuriwe n'Umwami wacu. Nzi umuntu wo muri Kristo wazamuye akajyanwa mu ijuru rya 3, washize imyaka 14. Niba yari mu mubiri simbizi, cyangwa niba atari mu mubiri nabyo simbizi, bizi Imana. Kandi nzi yuko uwo muntu niba yarari mu mubiri cyangwa niba atarari mu mubiri simbizi, bizi Imana. Yazamuwe akajyanwa muri paradizo, akumva ibitavugwa, ibyo umuntu adakwiriye kuvuga. Kubw'uwo muntu ndirata, ariko kubwanjye sinirata, keretse kubw'intege nke zanjye. Kandi nashaka kwirata sinaba umupfu, kuko navuga ukuri, ariko ndarorereye kugira ngo hatagira untekereza ibiruta ibyo andebana cyangwa ibyanyumvana. Kandi kugira ngo ne guterwa kwishyira hejuru kurenza ibikwiriye, nuko nahishuriwe ibikomeye cyane, nicyo cyatumye mpabwa igishakwe cyo mu mubiri, aricyo ntumwa ya Satani yo kunkubita ibipfunsi, ngo ne kwishyira hejuru kurenza ibikwiriye. Kuri icyo kintu ninginze Umwami wacu 3 ngo kimvemo, ariko arampakanira ati ubuntu bwanjye buraguhagije, kuko aho intege nke ziri ariho imbaraga zanjye zuzura. Nuko nzanezerwa cyane kwirata intege nke zanjye, ngo imbaraga za Kristo zinzeho. Nicyo gituma ku bwa Kristo nzishimira intege nke zanjye no guhemerwa, nzishimira n'imibabaro no kurenganywa n'ibyago, ko iyo mbaye umunyantege nke ariho ndushaho kugira imbaraga. Mpindutse umupfu, ariko nimwe mwabimpasi, kuko ibyari bikwiriye ari uko mba narogejwe namwe. Dore za ntumwa zikomeye cyane ntacyo zandushije, nubwo ntacyo ndicyo. Ni ukuri nakoze ibimenyetso byerekana ko ndi intumwa, mbikora hagati yanyu nihangana cyane, ari byo bimenyetso n'ibitangaza n'imirimo ikomeye. Mbese ayandi matorero yabarushije iki? Keretse yuko ubwanjye ntababereye ikirushya, mumbabarire iryo futi. Dore ubu ni ubwa 3 nitegura kuza iwanyu, kandi sinzababera ikirushya. Si ibyanyu nshaka, ahubwo nimwe ubwanyu nshaka, kuko abana badakwiriye guhunikira ababyeyi, ahubwo ababyeyi nibo bakwiriye guhunikira abana. Ku bwanjye nanezezwa cyane no gutanga ibyanjye, ndetse no kwitanga rwose, nitangira ubugingo bwanyu. Nubwo uko ndushaho kubakunda, ariko urukundo mwakundaga rurushaho kugabanuka. Muravuga muti ibyo byo niko biri, ubwawe ntiwaturemereye, ariko wagize ubwenge bwo kudutekesha uburiganya. Mbese koko hari ubwo nigeze ngira umuntu wese mubona batumyeho mbakishe indamu? Nahuguye Tito mutumana na mwene data wundi, mbese hari indamu Tito yabenzeho? Si umwuka umwe twagendeyemo? Nawe ntiyageze ikirenge mu cyanjye? Uhereye kera mwibwira yuko tubireguraho, ariko imbere y'Imana Kristo niwe utuvugiramo. Nuko bakundwa, byose tubivugiye kubakomeza, kuko ntinya yuko ubwo nzaza ahari nzasanga mumeze uko ntashaka, nanjye mugasanga meze uko mudashaka. Kandi ndatinya yuko ahari hazabaho intonganya n'ishyari n'umujinya no kwirema ibice no gusebanya no kuneguranira mu byongorerano no kwihimbariza ubusa no kuvurungana. Kandi ndatinya yuko ubwo nzaza Imana yanjye izongera kuncisha bugufi muri mwe, nanjye ndirire benshi bacumuye kera, ntibihane ibyonona n'ubusambanyi n'iby'isoni nke bakoze. Urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abikorinto igice cya 13. Dore none ubu ni ubwa 3 nzaza iwanyu, mu kanwa k'abagabo 2 cyangwa 3 ijambo ryose rizahamwa. Nabivuze kera ubwo nabasuraga ubwa 2, nanone nubwo ntahari niko nkibivuga bitaraba. Mbwira abacumuye kera n'abandi bose yuko ningaruka ntazabababarira, kuko mushaka ikimenyetso cyo kugaragaza yuko Kristo avugira muri njye. Kristo utari umunyantege nke kuri mwe,
aho mugira ububasha hagati yanyu, kuko intege nke zateye ko abambwa, ariko none ariho kubw'imbaraga z'Imana izerekanira muri mwe. Ngaho nimwisuzume ubwanyu, mumenye yuko mukiri mu byo twizera, kandi mwigerageze. Mbese ntimwimenya kandi ntimuzi yuko Yesu Kristo ari muri mwe? Keretse ahari mubaye abagaho, ariko niringiye yuko muzamenya ko twebwe tutari abagaho. Nuko ndasaba Imana kugira ngo mutagira ikibi mukora, icyakora si ukugira ngo duse n'abemewe, ahubwo no kugira ngo mukore neza, nubwo twasa n'abagaho. Kuko ntacyo dushobora gukora ngo turwanye ukuri keretse kukurwanirira. Turishima iyo tugize intege nke namwe mukagira imbaraga, kandi icyo dusabira ni iki? Ni uko mutunganywa rwose. Igitumye nandika ibyo ntari kumwe namwe ni ukugira ngo nimpaba ne kuzaca imanza z'imbabazi nke, kuko nahawe ubutware n'Umwami wacu bwo kubaka atari ubwo gusenya. Ibisigaye bene data, murabeho, mutungane rwose, muhugurike, muhuze imitima, mubane n'amahoro, kandi Imana y'urukundo n'amahoro izabana namwe. Mutashyanishe guhoberana kwera. Abera bose barabatashya. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no kubana n'Umwuka Wera bibane namwe mwese.